rero uyu munsi ikiganiro mfite nagiye nkora ibiganiro bitandukanye, ibiganiro cyane cyane bigaruka ku ngo, of course, ku mugabo n'umugore, nuko twese turi umuryango. Nagiye nkora ibiganiro byinshi bitandukanye, mvuga ku mugore, nongera mvuga ku mugore, nongera mugarukaho pe, kubera ko nanjye ndi umudamu, nzi amakosa y'abadamu dukora tukaba twabangamira abagabo bacu. Ni ukuvuga ngo niyo mpamvu kenshi na kenshi najya nkora ibyo biganiro, ariko uyu munsi noneho icyo nshaka kuvuga ku bijyanye n'umugabo n'umugore bashakanye, nta kindi ni ukubabwira ngo ni ukongera kwiyibutsa. Iki kiganiro niba uri umudamu wicaye uri guteka, uri gutwara, ubanza uparike gatoya, ni iminota mikeya ngiye kuvuga kino kintu. Ndavuga ku bintu bike cyane bitarenze 5. Waba uri guteka, waba uri konsa umwana, waba akantu kose uri gukora as woman, aka kantu utu tuntu turakureba. Ni Jane nagarutse kandi ngiye kubaha uduti turi kugenda twibagirwa nk'abadamu mu rugo, abadamu bubatse, abadamu bafite abagabo. Utu tuntu rwose turatureba mu ngo kugira ngo dukunde twubake, twirinde ibintu bijyanye n'amakimbirane, bityo agakurura amadivorce ari aha hanze abantu benshi mutayobewe. Icyo nshaka kuvuga ni ukuvuga ngo hari igihe usanga umudamu turi mu bintu byinshi. Ndabizi ko as women, as motherhood, dufite inshingano nyinshi pe, dufite inshingano nyinshi, ariko muri izo nshingano zacu, muri kwa kwitaho abana bawe, mu kwa kwitaho buri kimwe cyose mu rugo, kubera ko umugore ni wa mugore. Ni ukuvuga ngo washaka uri mu kazi ukaba uri gutekereza ibintu byose rimwe. Uri mu kazi uratekereza ku kazi uri gukora, ugatekereza ku bana, ugatekereza ibyo barya, ugatekereza se bariye banyweye, ugatekereza ugende mu kazi, ubwo nimba bagiye kuryama bambaye se amapinjama. Utwo n'utuntu turi simple ndi kugenda mbabwira ukuntu umudamu uri gutekereza ibintu byose hamwe, bitandukanye n'umugabo. Iyo umugabo ari mu kazi ashaka ngo focusinga aje mu kazi, ntaba ashaka urundi rusaku, ntaba ashaka ibindi, aba ashaka ngo umugabo ajye focusinga ku kintu kimwe, kuko biramufasha. Kuko nyine turatandukanye completely, abadamu batandukanye n'abagabo cyane cyane cyane. Rero icyo nshaka kuvuga, umugore dutekereza byinshi, dukora byinshi, kandi tukabitekereza rimwe. Ni ukuvuga ngo mu byo dukora byose, mu byo dutekereza byose, mu nshingano zacu, nshaka kugaruka ku kintu kijanye na respect ku mugabo. Ni ukuvuga ngo uzakore ibintu byose mama mwiza, uzakore ibintu byose, ukore inshingano zawe zose, ariko nubona uri gutandukira kubaha umugabo wawe, ukumva muri iyo minsi kubaha umugabo wawe, kumuha respect yiwe nk'uko byanditswe muri Bibiliya ngo ni umutware w'urugo. Icyo gihe n'umugabo ntazagukundira. Icyo gihe sinzi n'icyo washaka ngo agukorere muri uwo mwanya ngo akigukorere. No, nubwo umuntu niba wamwimye agaciro ke, wamwimye urashaka kumwambura ka gaciro ke. Ntabwo Bibiliya ivuga ngo umugore ngo ni umutware, oya. Ni ukuvuga ngo abadamu muri iyi minsi, muri ayo masiku, hari ukuntu umudamu yahawe agaciro, kandi n'ibyo agaciro birakwiye ko duhabwa agaciro, birakwiye ko umubyeyi wese ahabwa agaciro, birakwiye pe, kuko umudamu dukora byinshi, turabikwiye. Ariko muri ako gaciro kose baduhaye, muri ibyo byose, mbese muri ako gaciro baduhaye, muri uko kuzamurwa nyine twazamutse, umudamu yazamuwe, mbese ugasanga nawe nyine ukiyumva nyine
umugabo nyine uri kumwima agaciro ke, kuramwima bwa butware bwiwe yahawe n'Imana byanditswe no muri Bibiliya, ukamwima respect. Nukuri uzaba uri kwisenyera bucece, ntabwo uhita usenya, buhoro ugenda ureba ibimenyetso y'ukuntu uri kwisenyera. Ni ukuvuga ngo umugabo wawe nimba mwimye agaciro, sinzi ko ari ikintu, sinzi ko yaba agufata muri icyo gihe, kuko mwashakanye kugira ngo kuko abe umutware wuzuye, kuko afite ibyo atwaye. Umugabo ni umutwe w'urugo, ubana nje kicwa nyuma, nta munsi n'umwe umugore azaba umutwe w'urugo, no. Bibiliya ivuga ati umugore gandukira umugabo nawe kunda umugore wawe. Nico ngicyo gusa abagabo basabwa, kugukunda, kuko ni nabo badukunze. No gutereta ntabwo umugore yigeze atereta umugabo, niwe ugutereta mbese akagukunda, nuko mugashakana akaba umutware, akaba umutware w'urugo, akaba umutwe w'urugo. Ni ukuvuga mu byo ukora byose, wa mudamu we uri kunumva, aka kantu kazagufasha mu byo ukora byose. Misunderstanding iba hagati yawe n'umugabo wawe, ndabizi tuba dushwana ku tuntu dutoya cyane abantu bashakanye umugabo n'umugore, kubera ko baravuga ngo n'utubati n'udukombe mu kabati turabungana. Ni ukuvuga ngo udukombe mu kabati tugongana tukabungana, umugabo n'umugore ni ibintu biri simple. Most the time haba ari akantu katagenda, ariko ako ngako nyamboneka ntikagatume ushaka kwifata ngo wishire ku ntebe itari yawe. Hari intebe itari y'umugore most the time, kubera ko umugabo ni provider. Sinzi uko mbivuze neza, umugabo always niwe mutwe w'urugo. Umugabo ni buri kimwe mu rugo rwe. Umugabo mu byo akorerwa byose ajya akunda ngo umuhe icyubahiro cyiwe, umuhe respect, umugumize mbese kuri bwa butware bwe buriya yahawe n'Imana. Nuko bimeze, atari uko nguko amakimbirane azaza, kuko amakimbirane aba hari hato na hatoya, ariko ni rya kimbirane riza ukazubura aho ufatira. Uzarebe iyo uri kuganira n'umugabo wawe hari akantu mushaka gukemura, umugabo n'umugore of course haba hari ibiganiro, hari umwanya mufata kugira ngo muganire of course ku bintu bitagenda ndetse n'ibigenda, kugira ngo bikomeze bigende neza. Ariko iyo muri kuganira, tekereza umugore uri kwicara uri kuganira n'umugabo wiwe, yavuga ijambo rikaza ritaruka kakujya nk'uri kumena ku mazi kwibuye akakugarukaho. Ni ibitangaza bikomeye. Umugore ni wa muntu, nanjye nzi umugore njya nkunda nimba ndi kuganira n'umugabo wanjye abanza numve, anipe muda wangu mvuge. Abagore turabizi tuba dufite utugambo twinshi, tuba dufite ibyo kuvuga most the time. Nubwo twaba ari umwanya, haba ari umwanya tuba tugiye kuganira, ndakunda mu mwanya nje nogera mvuge mbone kurangiza. Reba noneho wicaye n'umugabo wawe muri kuganira, kandi kugira ngo akumve, buri umugore nta kindi kintu abakeneye, abashaka gusa ngo umwumve sefini. None ni gute umugabo azakumva atakiri ku ntebe yiwe? Ni gute umugabo azakumva atakiri wa mugabo uhabwa agaciro ke, uhabwa respect, uhabwa nyine ubwo butware bwe? Umugore ukora ibyo ukora byose, uvuga amagambo uvuga yose, ni ukuri, ariko ubaha umugabo wawe, bizagufasha ubuzima bwose usigaranye kubana nawe. Muzarerana abana neza, muzabana mu bukene no mu bukire, muzagerana kuri byinshi, muzacana mu bibazo, mubicemo neza, mu gihe ugiha agaciro umugabo wawe kandi ukamuha respect. Ntiwibagirwe ko ari we ni se w'abana bawe, kandi
umugore wubaha umugabo we n'abana be baramwubaha, kuko niba ubahuka umugabo wawe n'abana be bazamwubahuka, kuko umugore nawe afite ijwi rikomeye ku mwana we bikomeye. Wowe nigeze nababwira ahantu nabaye umudamu usuzugura umugabo umwe, umugabo we akamusuzugura, ugezemo wese akabona abana be bari kumwubahuka, ukaba wakwibaza aba ni abana biwe. Kubera iki? Umugabo ntahabwa agaciro ke, umugore aramusuzugura uko yishakiye. Ni wa mugore, ni wa mugabo ukubwira amene, ni wa mugore uvuga ijambo umugabo akabura iyo areba, n'abari mu nzu bakabura iyo bareba. Icyo ni ikibazo gikomeye. Ni ukuvuga ngo umugabo ugusuzugura nako umugore ugusuzugura akagusuzugura no mu ruhame, biba byarakomeye, aba ari urundi rwego, aba ari urundi rwego, bisaba izindi mbaraga zo kukwiza izindi mbaraga zo kwihangana. Hari abagabo bihangana hano hanze, hari abagabo bihangana pe, hari abagabo bihangana, ariko mu bagabo bihangana n'umugabo wanje arimo. Ni umuntu wihangana, ni umuntu uciye bugufi mu buzima bwe bwose. Ni ukuvuga ngo ibyo dusabwa as women, simvuga byinshi, simvuga ibi n'ibi, abagore tuzi amakosa yacu, ariko mu makosa dukora, please gerageza guha respect umugabo wawe, ntumukureho, mbese ntumusuzugure. Reka gusuzugura umugabo wawe kuko ntibizakora mu rugo. Uwo mugabo uramukeneye, uwo mugabo abana baba baramukeneye, uwo mugabo ntiwabaho utamufite mu rugo, kuko niyo mpamvu umugabo nyine akwiriye gusiga papa we na mama we akaza kubana n'umugore we, n'umugore agasiga papa we na mama we akaza kubana n'umugabo we. So ni ukubana rero, buri umwe wese akamenya inshingano ze, especially when it comes kubahana. Umugabo ni ukumwubaha, ukamuha agaciro ke nk'umutware. Ibyo byonyine bizamuhesha amahoro, bizamuha gukora ibintu bye byose atuje nk'umugabo atekereza. Ntitwibagirwe ko abagabo baratekereza cyane, abagabo baratekereza cyane kandi ntibavuge cyane, bitandukanye n'umugore. Umugore sinzi ko azatekereza cyane, ariko turavuga cyane. Cyo nzi cyo tunasema, umugore aravuga. Ayo we igitsina gore, mbona tunaongea, turavuga we, byacu byose tukabihurura hasi. Umugabo baravuga ngo ajya avuga ku munsi bwakwiravuza n'amagambo nka 10, ariko umugore ku munsi nk'ijana cyangwa n'igihumbi, kubera ko nuko duteye, turi abantu babiri batandukanye. Rero icyo iki kiganiro by'umwihariko narinje kubwira umudamu wese wubatse, gerageza kano kantu ugakosore nimba kakubaho. Nimba uzi neza ko ari ibiba misunderstanding zaha naha, ariko ugasuzugura umugabo wawe uyu munsi n'ejo bikongera bikagaruka ukamusuzugura ukabimwereka, menya ko uri kwikururira ikintu gikomeye cyane cyane cyane. Cyo kiri mu bintu bisa, umugabo n'umutwe w'urugo, umugabo n'umutware, niko bivuga. Uretse n'ibyo n'Imana yabise abatwara, abagabo ngo n'abatware, abagabo n'abatware. Rero tubarekere ku butware bwabo, batware amatwara yabo neza, batware urugo neza, batekerereze urugo neza, bakunde badutekerereze neza. Abagabo batekereza imishinga myinshi, mu gihe twe dutekereza utuntu uri kuzana utuntu mbese ugasanga umugore kuvuga utuntu tw'abana, umugabo akakureba, naho nyine ibitekerezo byacu biba biri. Si kwa ubaya, twebwe turabafasha, ni ukuvuga ngo dufashe bano bene data, dufashe abagabo bacu kugira ngo babashe gukomera mu byo barimo, bakomere mu byo barimo, bityo bibafashe aho kuvuga ngo mu byo bari gukora n'ibyo barimo baba bari mu mishinga myinshi cyane, mu mitwe yabo batekereza imishinga myinshi, kandi bagakunda ngo bikore batuje. Uretse n'abagabo, umuntu wese akunda ngo akore ikintu atuje, yeme adafite stress hapa na pale, especially mu muryango nk'umugabo n'umugore.
umugabo arataha mu rugo azatekereza arasigara yiruka akava mu rugo akiruka pe umve agasigara avuga ati mana yanjye mwana musigara muganira akumva yasohoka akirukanka akagenda kugira ngo yumve ko aruhutse hari inkuru mperutse kumva abantu bahari umuryango uhari bafitanye abana batandatu ubwo nimba bafitanye abana batandatu bashaka kuba babanye n'imyaka hafi 20 ubwo ni 20 years umugore wiwe amuhoza ku nkeke wamuhoza ku nkeke ni ukuvuga ngo nta mahwemo ntaho guhumekera ntaho agaruka ku mugore ugasuzugura ni ukuvuga ngo ni gute umugore ufite abana afite imyaka 10 ahoza umugabo we ku nkeke iyo ni satani noneho umwanya wose utekereza umugabo arasohoka yinjira telefone ninde mwavuganye nawe ayiwe umugabo arinjiye bafite imodoka zibiri bose bararushe munjana mu kazi yewe wakwijanya ngo yenjana ubwo nutanjanaga ngo ufite abandi ujana ikintu cyo kutizerana naco ni hatari ni ukuvuga umugore akagira ipepo ryo gusa nkaho ari gufuhira umugabo we ariko kandi akamufuhira mu buryo nabwo buteye ubwoba ukwezi kugashira ukundi kukaza umwaka ugafatira indi ukaza icyo ni ikibazo gikomeye kugezaho noneho asigara avuga umwana we w'imfura agafata barumuna we akagenda kuko n'abana basigaye bazi ko neza nyina atangiye urusaku gutuka se kumubwira nabi kumusuzugura n'ibindi none akamubesha ngo akamubwira ngo ibintu byose ngo akora ngo nukumukunda ngo niyo mpamvu ngo abikora yewe ubwo rukundo rutuma uhoza umugabo ku nkeke ni urukundo usuzugura umugabo ise w'abana imbere y'abana be kugeza naho n'abana bamaze kumenya ko mama aratangiye tugende reka mfate barumuna banje tugende mama aratangiye akavuyo kurumva icyo kintu iyo sura icyo nababwira cyo ku babyeyi icyo ukora cyose kurigisha abana bawe nabo nibyo bazakora niyo mpamvu dukwiriye kwerera imbuto abana bacu turi kubyara nabo dufite tukaberera imbuto n'igihe tutameranye neza na base nyamboneka akaba ari umwanya mwiza wo kwihangana bakajyama tukabona kuganira cyangwa se mukaba mwaje ahirenge mukaja no mu cyumba ariko ntimwereka abana ibibazo mufitanye ntacyo muri kubaremamo ahubwo muri kubaremamo cyo nabo bazakoresha kuko nibyo ababyeyi mwa muri gukora twige kubanira neza abagabo bacu twige no guha imbuto twigisha abana bacu imbuto nziza biragatsindwa umubyeyi gusuzugura umugabo we cyangwa se umwana yamureba ni bibi cyane ni bibi twige gutandukanya ibyo bintu nimba mufitanye akantu nimuje mu cyumba muganire mwumvikane ariko pane kwereka abana urusaku ibintu bitagenda hagati yanyu ntabwo baba babizi umwanya wose usanga abana bari kuba victim rero umugore amenye nafasi yake katika familia yake katika ndoa yake n'umugabo bityo ngewe ndacyari ku mugore umugabo igenzazira ku biganiro by'abagabo ubwo nyine nigenzumva ko abagore hari ibintu nyine mbese hari topic ntagifite ku bagore kuko nanjye ubwanjye ndi umudamu